buriya reka nje kubwira abakozi bo mu rugo muri rusange. Nyoko buja naramuka kwirukanye wamukoreye kosa akakwirukana, urumva wowe uzamwihorera uceceke gusa ntuzajya mutambwira ino jambo. Uzamubwira ati mabuja, umuntu iyo mubana ubona ibibi bye yo muri kumwe, ariko yamaze kugenda nibwo ubona ibyiza bye. Urumva noneho burasi barakoze bo mu rugo birukana, urumva ukabona nyoko buja yari yarakwirukanye, ukabona araguhamagaye ngo ati se wabonye akazi, ngo niba warikosoye ngo ngaruka, ngo ariko niba wararagabanyije amakosa ngo garuka ntari bitubaye nta kibazo. Buriya ntugire ngo ari ikindi, aba yarabonye ibyiza byawe. Azana umukozi wenda urugero niba yarakwirukaniye ko wavugiraga kuri phone cyane cyangwa se warakundaga kugenda, nyoko buja akavuga ati nyamara nubwo runaka yavugiraga kuri phone nasangaga yakorobye, nasangaga inzu isa neza, nasangaga yatetse neza, nasangaga ahantu hose harisa neza, nasangaga abana banjye bishimye banaryamye, ariko se nguyu nubwo atayivugiraho inzira ajagaraye, ibyombo ntago byogeje, urumva agahita akugarura. Ntugire ngo nizindi baba gufitiye, ntago bakira bagira impuhwe. Aba yaramaze kubona ibyiza byawe, yarazanye umukozi akamubera ibamba. Nubwo umukozi yaje atavuga, ari umwana mwiza atazi gukora, urungukira. Inyungu y'umukozi nuko gukorera akazi kawe neza kakaca mu mucyo. Ufite umukozi yarangiza gukora akazi kakajya kuri telefone cyangwa se akabanyarukiye ku manda akajya kureba ya amabebi magenze cyane bari umukobwa akajya kureba abatipe, ibyo byagutwara iki? Ariko ngo murashaka ngo twitone nituvugire kuri telefone ngo nitugende, oke muza nibyo bidebire bize byicara aho ngaho mubigaburire akazi kanyu gapfe. Shauri yako nje nibyo nababwiraga, ibindi bizaza nyuma.